abasitari benshi bagiye batandukanye cyane cyane abakinnyi b'amafilimi bakomeye kuri iyi si bagiye bahindura amazina yabo biswe n'ababyeyi bakita andi mazina nakwita nka stage name cyangwa se amazina bakoresha mu kazi kabo bitewe na kariyeri bisangamo. Harimo n'abahanzi bagiye batandukanye yewe n'abiyamamare bigiye bitandukanye byagiye bihindura amazina yabo ayo biswe n'ababyeyi bakagenda bayahindura. Ku munsi wa none ndashaka ngene nkubwira abakinnyi bamwe na bamwe bagiye bahindura amazina yabo ndetse n'impamvu zatumye bahindura amazina yabo bakita andi. Ku mwanya mbere turasanga umukinnyi witwa Vin Diesel wamenyekanye mu mafilimi agiye atandukanye nka Fast and Furious, za The Last Witch Hunter, Bloodshot ndetse na za Riddick. Uyu mugabo Vin Diesel yavutse ku itariki 18 z'ukwa karindwi mu 1967 avukira muri New York. Uyu mutipe amazina nyakuri yiswe n'ababyeyi ni Max Sinclair, akaba yaravukiye mu gace ka New York. Yaje kwitwa Vin Diesel usibye yuko izina rya Diesel ngo yari yiswe n'abana biganaga akiri mutoya bareba nyine ukuntu yari ameze ari umwana w'umusore watandukanye n'abandi nyine bamwita Diesel cyangwa se Diesel babyo bashingiye ku mbaraga yari afite n'uburyo yarateye. So ntabwo byaje kugarukiraho ngo mbere yuko yinjira muri kariyeri yo gukina filime yabanje kuba umbouncer kuri night club imwe yabaga ahantu muri Tano. So akareba akabona amazina yitwa ntago ari izina rikanganye bitewe n'iki n'amazina yitwaga nk'uko akwitwa Max Sinclair yubaga ari izina rigoswe bitewe n'akazi yari arimo icyo gihe. Buriya nakubwiye nta kure habaye Imana itagukura ibaza nawe umuntu wari bouncer uyu munsi akaba ari umukire ukomeye cyane ari umuproducer ndetse akaba n'umudirector w'amafilime agiye atandukanye. Nuko rero yaje kwibuka izina abana bajyaga bamwita ari mutoya bamwita Diesel ni ikimenyetso cy'imbaraga cyangwa se Diesel, afata n'izina rya papa we wamureze witwaga Sinclair Vincent, afata iryo zina Vincent cyangwa se Vincent ararihina yita Vin. Naho rero izina Vin Diesel ryaje guturuka. Nuko kwita Vin Diesel atangira no gukina filime abona ko n'izina rya imukorera, ariko yaryise ari nk'izina nyine ryo guhabya kuri club kugira ngo abantu bajye baza bumve izina ry'umuntu baboneka ari izina rikanganye. Nuko yaje kwita Vin Diesel ahindura amazina ya Max Sinclair kuko nanjye nashidikanya ko n'uyu munsi nubwo nyavuze abari bayazi yari 1%. Ngayo nguko. Ku mwanya wa kabiri turasanga undi mukinnyi w'amafilime ndetse umulegend mu gukina filime witwa Nicolas Cage. Uyu mugabo yamenyekanye amafilime atandukanye nka za Ghost Rider, Face Off, Con Air. Nicolas Cage yavukiye mu gace ka Long Beach, California, avuga ku itariki 7 z'ukwa mbere 1964. Nicolas Cage amazina yiswe n'ababyeyi yitwaga Nicholas Coppola Kim, ariko nawe mugenzi mu gihe cya kariyeri yo cyangwa se atangiye gukina amafilime yaje kwinjira amazina yiwe yiyita Nicolas Cage kubw'impamvu zitandukanye. Nicolas Cage ayinjira muri kariyeri yo gukina filime yari afite uncle wari umudirector ukomeye cyane witwaga Francis Ford Coppola. Hanyuma Nicolas Cage mu atangiye gukina filime kajya bimva abantu bagiye batandukanye amagambo atandukanye avuga abantu batandukanye ngo uyu mutipe impamvu bamukinisha mbere y'abandi ngo nukubera ngo uncle we abona ko abantu bari batesha agaciro impano ye bitwaza icyene wabo ngo impamvu atwika ngo nukubera iki ngo se wabo cyangwa se uncle we witwaga Francis Ford Coppola. Nuko Nicolas Cage yabonye ko ibintu bidakwiye abona ko abantu bari baramutesha agaciro cyangwa se bari gusa ngo bapfobya impano ye. Nuko Nicolas Cage afashe umwanzuro ahindura izina rya famille Coppola arigikuraho agumana Nicolas, arangi na Kim naryo arikuraho yongera izina Cage. Yita gutyo Nicolas Cage aravuga ati abantu bajye bama akazi bakurikije uko nshoboye cyangwa se bakurikije impano yanjye, nibazagenda bansebya cyangwa se abanyamakuru bavuga ngo impamvu natwitse ngo nuko data wacu agenda nyinisha amafilime akomeye. Nuko Nicolas Cage yakoze iki yahinduye amazina. Naho ku mwanya wa gatatu turasanga ikindi cyamamare cyane akaba umukinnyi w'amafilime ndetse akaba n'umuhanzi uwitwa Jamie Foxx. Jamie Foxx yavutse ku itariki 13 z'ukwa 12 1967 avukira mu gace ka Texas. Jamie Foxx nawe yahinduye amazina kubw'impamvu zitandukanye, ariko amazina yiswe n'ababyeyi ni Eric Malon Bishop. Ayo niyo mazina yiswe n'ababyeyi. Nawe mugenzi atangira kariyeri ya ntabwo yakinaga zo filime zisanzwe, yatangiye ari mu bintu byitwa stand up comedy cyangwa se aho baba bakinisha abana comedy barebe niba ko bashoboye acting ibintu bigiye bitandukanye. Nuko rero Jamie Foxx atangira gukina izo comedy akenshi ngo babazaga abana b'abakobwa kuri stage ariko bagendeye ku mazina yabo bakajya bahamagara. Rero kubera ko nawe yashaka kwigaragaza mu gihe abadirector batarananirwa cyangwa se abantu bari gukastinga barareba imikinire y'abana, akavuga ati bibaye byiza najya mbanza kuri stage. Aza kwita izina Jamie. Jamie izina ryitwa abana b'abakobwa ndetse n'abana b'abahungu. Yiyita Jamie gutyo bajya bahamagara akaza imbere bakabana rero musubiza inyuma n'undi ageze kuri stage
nuko yaje kwita izina Jamie. Nawe ajya kwita Fox cyangwa se yita izina rya kabiri ryo Fox. Yarikoresheje yubaha umuregeni nawe waruzwi muri comedy cyane witwa Red Fox. Niko kwita Jamie Fox. Ayo mazina nuko yaje. Atangiye rero kariyeri yo gukina filime, aravuga ati rw'indago ntago najya kwita ya mazina yandi yasanzwe ariyo Eric Marlon Bishop. Aravuga ati ngumane Jamie Fox kuko nubundi niyo mazina yari yaramutwikiye mbere ya byose agikina comedy. Uyu mukinnyi abera gatangaza nagakina filime gusa ni n'umuhanzi n'ubusanzwe. Afite indirimbo nyinshi zitandukanye yagiye ahuriyemo n'abandi basani nka We Are The World ya Michael Jackson, yayigaragayemo na remix yayo. Ni icyamamare kizwi cyane. Ubu akaba ari Jamie Fox ku mwanya wa gatatu. Naho ku mwanya wa kane turasanga uwitwa Tom Cruise. Tom Cruise nawe ni icyamamare yamenyekanye amafilime agiye atandukanye nka za Mission Impossible, Edge of Tomorrow. Yakinnye amafilime menshi cyane. Naho Tom Cruise nawe yavutse ku itariki 3 z'ukwa karindwi 1992. Avukira mu gace ka Syracuse muri New York. Tom Cruise amazina yiswe n'ababyeyi yari Thomas Cruise Mapotha IV cyangwa se wa kane. Akaba ari amazina yariswe na se kuko na se nawe bitwaga izina rimwe usibye ko hahindukaga umubare w'inyuma. Ise nawe yitwaga Thomas Cruise Mapotha the third cyangwa se wa gatatu. Tom Cruise icyamuviriye kuba yahindura amazina ntago ari kariyeri yewe cyangwa ikindi. Urumva yarawuje izina na se ariko ngo papa ngo yari umuntu ngo wakaniraga abana cyane cyane ko ngo yamubangamiraga cyane, yari umubyeyi wakaniraga cyane ku buryo Tom Cruise yumvaga kwitiranwa na se ari igisebo. Uyu mutipe Tom Cruise yavukiye mu muryango ukennye, ahamwe byamusi yatangiye kujya ajya ku muhanda ku myaka ye 8 akagenda azengurutsa amafanta ku mamodoka ngo arebe ko bamugurira, arebe ko yakora iki yabona icyo yarya. Nero mu gutaha nase agahera agakubita. Tom Cruise nagara akazi ko nyine yakoze akiri mutoya ku myaka ye 8 nako yigiye hejuru gatoya, yakoze muri restaurant nk'umucleaner cyangwa se bano bahanagura nyine amatable mu gihe abandi bamaze kwandurura agakora amasuku muri restaurant. So uyu mwana isi yamushyiragaho igitsure cyane, nako uyu mugabo navuga ngo akiri mutoya isi yamushyiragaho igitsure cyane ageraho agira ipfunwe ryo kuba yitiranwa na se. Rero amaze gukura anatangiye iyi kariyeri niko kuvuga ati iri zina tazanankurikirana yita Tom Cruise, Thomas Cruise Mapotha nako IV ararihindura. Ngayo nguko nuko Tom Cruise yahinduye amazina ye. Naho ku mwanya wa gatatu turasanga icyamamare gikomeye cyane. Uyu ni umukinnyi w'amafilime akaba arabaye n'umukaceri igihe kirekire. Uwo ni The Rock. The Rock amazina yishwe n'ababyeyi ni Dwayne Douglas Johnson, ariko nawe kugira ngo yite The Rock mbere agikina kace yaje kugira imvune muri 1996. Ubundi yitwaga Rocky Maivia, apana Rocky Maivia, ariko yaje kugira imvune abarangije abantu kucyo gihe n'abafana benshi yari afite muri 1996 ana management ye baje kumusaba ko yahindura izina ngo yaje kurwana n'umuntu aramuvuna, abafana bakajya bavuga ngo Die Rocky cyangwa se Ipfa Rocky. Hanyuma arangije kubera yuko yari afite background yuko se yitwaga nawe Maivia nawe kinaga kace, ariko ngo mu myaka ya kera yarwanaga nawe ku buryo yari yanzwe cyane. So bakajya bamwangira izina yiswaga na se ariryo Maivia, ariryo yari yise. Arangije muri 1997 agarutse avuye mu mvune nibwo yaje kuvanaho rya zina Maivia rya se, ndetse na Rocky akura inyuguti ya aguma ari Rock. Arangije yita The Rock, ndetse na management team ye imushishikariza kuba yakwitwa The Rock. Ariko mu mwaka wa 2014 nibwo iri zina yaje kuryongera ku mazina ye noneho biba official no muri leta, asanga wana cyo nakutanga kurikira kwirangamuntu cyangwa se irangamimerere, nuko yaje kwitwa The Rock Dwayne Johnson Douglas. Sangari kize ku ruhande usibye ko naryo cyari irye. Ngayo nguko uwo ni cyamare uzwi mu mafilime ajya atandukanye nka Jumanji, Fast and Furious nayo yigaragayemo nandi mafilime menshi cyane. Naho ku mwanya wa gatatu turasanga umuraperi akaba n'umukinnyi wa filime Ice Cube. Ice Cube amazina y'anyakuri yitwaga O'Shea Jackson. Oya akaba yaravutse ku itariki 15 z'ukwa gatandatu 1969. Avukira muri Los Angeles, California. Naho uyu mugabo Jackson cyangwa se O'Shea Jackson ajya kwita Ice Cube byatewe na mukure wajyaga amukanga muganga azamufungira muri freezer muri frigo ngo amuvanemo yabaye Ice Cube. Ice Cube ni bwabo barafu nyina kenshi bakunda gutanga mu bari abantu bashyira mu mafrigo nako mu ma whisky nizo bita Ice Cubes. So yajyaga mukangisha mubwira ati muzagufungira muri frigo mvanemo ahindutse nk'ama Ice Cube. Uyu mukuru we bitwaga Clyde bavuga yuko Ice Cube akiri umwana yajyaga atereta utu girlfriend twiwe bikarajya kubera Ice Cube yagiraga umunwa muremure bikarajya bikundiye. Rero yahoraga mu ntambara z'urudaca ngo muzi by'abana ahora sera n'uwo mukuru witwaga Clyde. So Ice Cube mwarangije kwa gufunga umutwe
by'abana akajya ambwira ati erega n'ubundi nitwa Ice Cube, niyo wankangisha kongera Ice Cube muri frigo n'ubundi niryo zina ryanjye. Atangiye uburaperi no gukina amafilime, abona rya zina ko n'ubundi ryakora iki ryamutwikira, nuko kwita Ice Cube noneho bihinduka izina ryihame, ndetse rihinduka aba n'umusitari ukomeye kuri iryo zina, ubone Ice Cube. Ku mwanya wa karindwi turasanga uwitwa Ludacris. Uyu we yavutse ku itariki 11 z'ukwa 9 1977, avukira mu gace ka Champaign, Illinois. Ludacris nawe amazina nyakuri yitwaga Christopher Brian Bridges. Uyu nawe yatangiye umuziki atitwa Ludacris, yitwaga Chris Luva, ariko aza kubona kumva n'izina rigoswe, arangije aravuga ati uwaye kwitwa Ludacris nabwo abana nabwo n'izina ryawo rigoswe. Ariko ubwo ari kumwe na Timbaland, hari indirimbo bakoranye Timbaland namubwira ariko se wiyise ridiculous cyangwa se ibintu bidasanzwe, abana nabwo ntabwo bivamo neza, niko kwita Ludacris birangira rifashe. Uyu mutipe nawe ni umuraperi uzwi mu ndimi zitandukanye zagiye zitwika, hanyuma aza kugaragara mu mafilime agiye atandukanye nka za Max Payne, akira muri Fast and Furious n'andi mafilime atandukanye. Uwo ni Ludacris. Naho ku mwanya wa 8 turasanga undi muraperi nawe wamenyekanye cyane witwa Snoop Dogg. Uyu we yavutse ku itariki 20 z'ukwa 10 1971, avukira mu gace ka Long Beach, California. Snoop Dogg amazina yiswe n'ababyeyi ni Calvin Coldazo Brothers Jr. Zina rirakomeye, Calvin Coldazo Brothers Jr. Impamvu yaje kwitwa Snoop Dogg, hari agakatori mama yakundaga kureba kitwaga Peanuts, hari arimo agatende kitwaga Snoopy. Rero mama yabonaga agatende kitwaga Snoopy, akajya yita uyu mwana we Brothers Jr. akamwita ngo Snoopy, amwita ako gatente. Mama yakomeje kuri mwita igihe cyose kuva kiri mutoya, arangije nawe abonye atangiye ibintu by'umuziki no kuririmba, atangira kujya yitwa ngo Snoop Doggy, ariko yahecinje ku izina mama yakunda kumwita rya gatuni. Amaze kwita Snoop Doggy riza gutwika, ariko naryo aza kurihindura bisigara ari Snoop Dogg. Uyu mugabo nawe yamenyekanye amafilime agiye atandukanye ndetse n'indirimbo zigiye zitandukanye nyinshi cyane muramuzi. Ngayo nguko uwo ni Snoop Dogg. Naho ku mwanya wa 9 turasanga undi mukinnyi w'amafilime icyamare gikomeye cyane witwa Brad Pitt. Brad Pitt amazina nawe yiswe n'ababyeyi ni Bradley William Pitt. Yavutse ku itariki 18 z'ukwa 12 1963, avukira mu gace ka Oklahoma. Ariko nawe atangira gukina filime yabonaga iryo zina Bradley William Pitt ari amazina maremare, aza gufata Bradley ararihina aregira Brad. William arikuramo n'ubundi ryari ry'ababyeyi aza kwiyita Brad Pitt. Yakuyeho amazina y'ababyeyi ko ise yitwaga William Alvin Pitt, nuko yaje guhindura amazina yiyita Brad Pitt. Naho ku mwanya wa 10 turasanga icyamamare, umugore watwitse cyane na n'uyu munsi akaba agitwika, nta wundi ni Angelina Jolie. Angelina Jolie nawe yavukiye mu gace ka Los Angeles, California, avuka ku itariki 4 z'ukwa 6 1975. Angelina Jolie na papa yari icyamamare gikomeye cyane kugeza n'uyu munsi, yamenyekanye amafilime nka Mission Impossible n'umusaza witwaga Johnny Voight. So Angelina Jolie amazina yiswe n'ababyeyi yitwaga Angelina Jolie Voight, yari afiteho izina rya se. Ariko mugenzi mu mwaka wa 2000 yaje gukuraho izina rya se, abantu ntabwo bari bazi impamvu, ngo ise yamutaye akiri umwana arerwa na nyina. So kuva uwo munsi ngo we na se ntabwo bigeze bahuza. Ibaze ko ngo bagiye guhuza ari uko ngo uyu mugore atandukanye n'umugabo we Brad Pitt bamaze gukora divorce, nibwo yaje guhuza na se. Ise ameze nk'ari maramwihanganisha, ariko nabwo abantu benshi bajya bavuga ati n'ubundi ise yamwikururagaho kuko yabona ko ntacyo amusaba kandi yari umukire kazi, yari amaze kubona amafaranga binarenze. So Angelina Jolie yagiye igaragara amafilime nka Tomb Raider, amafilime nka Salt, amafilime nka Wanted, Maleficent n'izindi zitandukanye. Nuko rero muri 2002 nibwo yavanyeho izina rya se yitwaga Angelina Jolie Voight, asigara yitwa Angelina Jolie gusa. Ngayo nguko nakagaruka, icyo musaba nuko akora subscribe kuri YouTube channel yacu ariyo Sankara da Premier, unakande kunzogera kujya buri koza dukire bigano ujye ubona notification. Kandi ari rundi muhanzi cyangwa se arabindi bintu ukeneye wabyandika muri comment kugira nabyo tugukore ubucukumbuzi tugico tubikubwiraho. Aracyari umuhungu wa Sankara da Premier. Hasta la vista.